Uwiteka abahire kandi abane namwe mu izina rya Yesu. Nongeye kubasuhuza kugira ngo twemeze twigane ijisho ryo ku isabato, aho bitwereka neza urugendo Abisirayeli banyuzemo mu gihe bari bamaze kuyoborwa na Mose imyaka itari mikeya, maze yarabashije kubambutsa inyanja itukura, ariko bagera mu butayu bagakora ibyangwa n'Uwiteka, maze n'umugaragu w'Imana Mose ntabakomeze ngo bageze mu gihugu cy'i Kanani, ariko Uwiteka yatoranyije undi ukomeye kandi ufite imbaraga witwaga Yosuwa. Imana yamubashije gukora ibikomeye kandi byo kwizera, ariko ntabwo ibyapfuye kwizana gusa, ahubwo mu gihe yakuraga yakuze ari umusore w'imbaraga, umusore wo kwizera, umusore w'ibigwi mu nyandiko z'Uwiteka kandi watojwe neza. Mureke natwe rero tubashe gukora ibyigisho byinshi mu kwizera kwa Yosuwa hamwe n'ibyakurikiyeho. Imana tuyobore mu izina rya Yesu. Mbere ko dukomeza, mureke tumaze dusenge. Uwiteka mwami wacu, urakoze cyane kubw'amahirwe meza wongeye kuduha ngo tubashe gusobanukirwa n'ibyo ugiye kutwigisha. Utwiyoborere, Mwuka wera ajye dufasha ngo ntitwirengagize guhora duhugurana, tubwirana ano magambo n'amagambo yo kwizera, n'amagambo meza adufasha kugira ngo muri ino si tubamo duhura n'ibigeragezo ndetse n'ibikomeye, tubashe kugira ibyiringiro by'uko amaherezo tuzakubona utungutse ku bicu byo mu ijuru. Kuno twiyoborere rero, kandi n'ingingo y'uyu munsi udufashe kugira ngo dusobanukirwe mu izina rya Yesu, amen. Tugeze kwa gatatu w'isabato, tariki 14 Ukwakira 2025. Ibuka. Yesu mu gitabo cya Yosuwa igice cya 4 turasoma guhera ku murongo wa mbere, maze twumva icyo Uwiteka atubwira. Handitswe ngo ubwoko bwose bumaze kwambuka Yorodani, Uwiteka abwira Yosuwa ati, robanura muri aba bantu abagabo 12 mu miryango yose, havemo umwe ubategeke uti, nimutura mu bice 12 muri Yorodani, hagati aho abatambyi bari bashinze ibirenge, muyambukane muyashyire aho mugandika iri joro. Bino bintu ntabwo Uwiteka yabashije kubikora muri ubwo buryo bwonyine kugira ngo batoragure amabuye nk'uko umuntu yagenda hanze maze ngo atoragure ibuye yigendere. Oya, Uwiteka afite impamvu, Uwiteka afite intego, Uwiteka afite umugambi kugira ngo amabuye nibayatora azagire icyo abibutsa. Mugenzi wanjye, nawe ibuka, mbese ni ibihe bigiye bitandukanye Uwiteka nawe yagufashishije, akagufasha kubivamo, akagufasha kubikora, none nawe uri gusabwa kwibuka muri kano kanya. Imana yo kwibuka ndetse no gukora ibyo ishaka. Aya mabuye yagombaga kuba ikimenyetso. Ijambo ry'Iheburayoti akenshi rikunze guhuzwa n'ijambo igitangaza, nk'uko twabibonye mu gihe twari turi kwigana ejo iby'ibitangaza. Imana ihoraho kandi ikora ibitangaza cyangwa se ikintu gitangaje, kandi ishobora gusobanura ibikorwa bitangaje bikorwa n'Imana. Ariko kandi kino jambo rishobora guhuzwa n'ijambo ikimenyetso, kandi kino kimenyetso kigomba kuba ari ikintu kikwibutsa. Urugero, ushobora gusoma nk'usomye mu ijambo ry'Imana, dusoma ngo wibuke kweza umunsi w'isabato Imana yejeje maze ikawuha umugisha. Kandi no gusoma n'iby'amaraso yasizwe ku nkomanizo z'imiryango y'amazu y'Abisirayeli, nayo yitwaga ikimenyetso. Igisatswe twabivuze yuko Uwiteka yabwiye Abisirayeli nako tubwira uyu munsi ati ujye wibuka. Ahangaha ikimenyetso gikora nk'urwibutso, cyibutsa buri gisekuru ibyerekeranye n'igitangaza cyo kwambuka Yorodani. Ijambo rwibutso cyangwa se zikaron rikomoka ku ijambo zakari risobanura kwibuka. Birenze kuka gusiba igikorwa kigeze kubaho, rinasobanura kwibuka bikurikiwe n'igikorwa cyacyo. Gushyira ikimenyetso cy'amabuye rero byagombaga gufasha Abisirayeli kugira ngo bazibuke, maze umunsi umwe ubwo bazaba bageze i Kanani, maze umwana akabaza ababyeyi bati, se babyeyi banjye, mbese ibi ngibi ano mabuye yabasobanuye iki? Maze ababwira ati, Uwiteka yaradutabaye, atwambutse Yorodani, aradufasha, maze aratuzana tugeze muri kino gihugu. Ibi ngibi bisobanuye iki rero? Natwe hari inzibutso tugomba kugira, natwe hari urwibutso tugomba kugira, kandi tukurikira ku mutima wacu. Jye wibuka mugenzi wanjye, kuko mu gihe wibagiwe ushobora kugwa mu ruzi rwa Satani, ushobora kugwa mu mutego y'umwanzi Satani, kandi ibyo nibyo ahora ashaka. Umwanzi Satani yari kumwe n'abadayimoni be, bakora inama, abamarayika be babi bagakora inama, bakajya imigambi y'uburyo bari bugende maze bagakuraho umuntu. Nako bajyaga imigambi mu gihe Yosuwa yabaga ari kuyobora ubwoko bw'Imana, ariko mu gihe bajya imigambi hari undi mugambi Uwiteka twebwe adufiteho, umugambi mwiza wo kudukiza akadukura muri ino si. Reka twumvire ubushake bw'Imana kandi tubukurikize mu izina rya Yesu.
ari amabuye mbese n'ayiki? Ni ikibazo abana bashobora kubaza ababyeyi babo. Mbese ababyeyi babo bari bakwiriye kubasubiza ngo iki? Bari bakwiriye kubasubiza yuko ayo mabuye ari amabuye Uwiteka yababwiye kugira ngo bakure muri Yorodani, abibutsa yuko umunsi umwe bambutse mu gihe bari bari kure cyane, maze bakabasha kugera mu gihugu cy'i Kanani. Mbese natwe ni izihe nzibutso ibyo wibuka ku giti cyawe mu rugendo rwawe n'Imana yawe zigufasha kwibuka iby'Imana yagukoreye? Mbese nibihe bintu uhura nabyo mu buzima bwawe bwa buri munsi bigenda bikwereka yuko Uwiteka ari kumwe nawe mu rugendo? Umunsi umwe hariho umuntu maze atangira kugenda akora urugendo rukomeye cyane, nuko arangije azi kuza guhura na Yesu, aramwishimira, aramukunda, maze Yesu nawe yumva agize umunezero nk'uko Imana yishimira kubona umunyabyaha umwe yihanye. Maze rero Yesu aramubwira ati, nzabana nawe, nzakurinda, nzagufasha, kandi amaherezo nzakujyana maze nkujyanire iwanjye, twibanire ubuziraherezo. Uno muntu arishimye cyane, maze aravuga ati, ngiye kubona inshuti izajya indinda ikabana nanjye mu bigeragezo, mu bikomeye. Yesu mwiza, ngwino ture muri njye. Buri gihe cyose ujye ugenda iruhande, ugenda iburyo bwanjye, maze umfashe ngiye mpande y'ikigeragezo. Nuko rero umunsi umwe yarakomeje aragenda, agendana urugendo, agendana na Yesu. Nuko bikomeje kugera imbere, wa mugabo aza kugera mu hantu harateye nabi, hameze nabi, mu butaka butari bumeze neza. Nuko atangiye kugenda rero, abona biramugoye cyane, abura ahantu na hamwe yahungira. Nuko arangije areba ku iruhande rw'iburyo, maze Yesu aramubura. Arangije aravuga ati, se Yesu, ko twagiranye amasezerano y'uko uzaza ukabana nanjye, none uri hehe? Nuko yararangije aravuga ati, mbese Yesu arasenga cyane, aramusaba, ariko birangira atabonye Yesu. Ariko ntabwo yigeze areba hejuru maze ngo arebe icyo ari buze kuza kubona. Yarakomeje aragenda, maze agize amahirwe aza kubona avuye muri ibyo bibazo, maze agera ahantu heza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko mu gihe yarageze aho hantu heza, yarakebutse ku ruhande, arebye iburyo abona Yesu, izina ry'Imana rihimbazwe. Maze aravuga ati, se mbese Yesu uza mu gihe meze neza, uza mu gihe ibintu mbona byoroshye? Maze aramubwira ati, mwana wanjye, ntabwo nigeze ngutererana, twari turi kumwe mu gihe wageraga muri biriya bibazo. Ntabwo nari kwemera yuko amaguru yawe, ibirenge byawe bicitse intege byakariye muri biriya bibazo, ahubwo nagufashe, ndaguterura, ngushyira ku bitugu byanjye, maze ndakwambutsa. Ariyo mpamvu ahagaze ahangaha kandi umeze neza. Nuko uwo muntu ahimbaza Uwiteka, ahimbaza Yesu. Barakomeza baragenda kugeza bageranye mu bwami bwo mu ijuru, maze barishimana iteka ryose. Natwe rero Uwiteka yaje kutwigisha ikigero cyiza cy'uko azakomeza kubana natwe, kandi ko dukwiriye kwibuka yuko ibyo dukoreye byose tuzakwiriye kugeragezwa muri buno buzima bwacu. Urugendo rwa gikristo ruroroshye mu gihe uri kumwe na Yesu, ariko kandi ntabwo ari ibintu biva inyuma gusa, ahubwo biva imbere, bigaragara n'abandi bose yuko turi kumwe na Yesu. Imana igufashe mu rugendo uri kugendamo, wibuke amasezerano y'Imana, ikimenyetso cy'Uwiteka ntugishyire ku ruhande, ahubwo wibuke ibyagukoreye. Nibyo ngusabira, nanjye ngisabira mu izina rya Yesu.